Najyaga mu icumi nta n'umwe nigeze meza video yanjye online posting. Wenda ikintu yagoye yarushaga abandi arinjye nibarizaga impamvu nakoze video. Ikindi arukunda abandi bo iyo video yabaga idasa neza atayishiragaho. Akavuga ati ushaka kuntu isubiramo neza nyine. Yakibye naga yabyitaga iki yaraga nuko namuhaye video. Agahita yishiraho. Ikindi n'umuntu wa mbere wabaye wa mbere mu kungira inama yo gufungura ibintu byanjye kugira ngo abashe kunshigikira. Nayo muntu twanajyaga inbox tukaganira nyine kuri WhatsApp uti tanaho no urashaka kwa furazo bitafi ntago bikwimutsa nka kuri furazo bisara tugiye gupusha ngeze ku 10. Ngabira bino abavuga ati nakukora ibi ngibi nubwo abantu bamwumva mubura kunjya musoma comment ngariko ngo yari afite amafaranga no gute nibyo cyangwa niko yarameze nibyo niko yarameze aho karuka nyine kuko bamaze kumufata nk'umunyamafuti ikintu cyose ari kuze kuvuga baraza kukibona nyine naho ari kwikina cyangwa ari iki nje ntabwo ndi wa muntu rero wiringagiza akantu gato umuntu yaba yarankoreye se kunyana n'ikibazo ngira na yago iki na kimwe ntabwo ndi bitafatira ngo ndibona abantu bose ngo baburi kumurwanya nanjye ngo bitenge no buryo wawo nyine ari n'abantu bari kugenda mu Kigali ari abantu bari kumwangisha abandi bakamukundisha abandi abantu bari kugenda mu Kigali akavuga ati ninza nkavuga kuri yago neza ndifite n'ano runaka arahita nyanga nje nushaka kunyanga mfa kubona vuze ukuri kwanye ntabwo ngende uje kuvuga ibyo umuntu atakoze